icyo gihe Imana yicuza icyatumye irema umuntu. Uyu mwanya ni umwanya wo kumva ubutumwa bwiza ndetse no gusangira ijambo ry'Imana. Muri iyi minsi y'imperuka, muri iyi minsi igoye, muri iyi minsi Satani yakajije umurego, arimo azerera ashaka uwo yaconshomera. Ariko nuba maso, nanjye nkaba maso, tukamurwanya twivuye inyuma, tukegera Imana cyane, tukihererana n'Uwiteka, tukongera ibihe byo gusenga, Satani azaduhunga. Iki gihe rero ni igihe gikomeye, ni igihe cy'ingorane ndetse n'intambara nyinshi, ariko nanone ni igihe Imana ibabaye cyane. Imana ibabajwe n'umwana w'umuntu wanze kwihana ngo amare amaze. Ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 6 umurongo wa 5 haratubwira ngo, kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, ndetse no kwibwira kwabo kose imitima yabo itekereza ko ari kuba iteka ryose. Icyo gihe Imana yicuza icyatumye irema umuntu, biyitera agahinda gakomeye cyane mu mutima. Ariko ngo hariho umuntu bita Nowa, ngo uwo Nowa agirira Uwiteka umugisha. Igitabo cy'Itangiriro igice cya 6 umurongo wa 8 haratubwira ngo, ariko Nowa agirira umugisha ku Uwiteka. Nowa yari umukiranutsi, ariko yari umusaza kandi ashaje cyane. Ariko icyo gihe yabashije inkuge, arayibaza, benshi cyane baramufashije, abandi baramusetse. Hari abamufashije batategereje ko inkuge yuzura, hari n'abandi bikoreye imirimo yabo bavuga ngo naya Nowa. Ariko hari icyo Imana yari yamubwiye ati, barize inkuge kubera ko iyi si n'abantu barimo n'ikintu cyose gifite ubuzima ngiye kukirimbuza umwuzure. Bene data, mbese inkuge yawe imeze ite? Aho uri kubaza inkuge, uracyari mu gakiza? Iyi nkuge rero turayigereranya n'agakiza. Abantu benshi inkuge zabo zaratobotse, abantu benshi inkuge zabo ntago zareremba ku mwuzure, kubera yuko zirimo ibitobore, amazi yakinjiramo zikarengerwa. Agakiza k'abantu benshi baragataye, baritwa ko bakijijwe, ariko bikorera ibyo bashaka. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo twiyeze ku gato no ku kanini. Imana irashaka ko dukizwa. Turi gukora ibintu byinshi bibi cyane biri gutera Imana agahinda. Abantu bari mu byaha bakabijyana no mu murimo. Abantu bari kwirirwa bagambanira abandi, barivuruguta mu byaha uko bishakiye. Ariko mbese wowe uragirira umugisha ku Uwiteka? Niwumva ijwi ry'Imana ntibinangire umutima. Ubu ni ubutumwa Imana yatanze kugira ngo umuntu wese uzabwumva yigenzure arebe uko ahagaze. Turi mu minsi iruhije, ni iminsi ya nyuma. Nshuti muvandimwe, niba utari wakizwa, niwakira agakiza kubera ko Yesu ari hano none. Dore ateze amaboko ngo akubabarire. None muvandimwe, nawe ufite agakiza,
itere hejuru uririmbe, wishimane natwe kubera ko Yesu ni muzima. Uwo nguwo ntabwo yaheze mu mva, ni ukuri kose uba ari mu ijuru. Niyo mpamvu ahora yinginga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Kandi ngo ni njye nzira y'ukuri n'ubugingo, ngo ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Kristo niwe nzira y'ukuri n'ubugingo. Mwizere none uyu munsi, izere urupfu rwe ndetse n'umusaraba we, izere igitambo kizima. Ngwino umuhamirize mu bandi, ureke ibyaha byawe, uzinukwe ku ngeso mbi zose, wakira agakiza. Dore Yesu ateze amaboko ngo akubabarire ibyaha. Ngwino umusange vuba, arakubabarira. Wari waraheze mu bintu byinshi, hari ibintu byakunaniye kureka, hari ibintu wivurugutamo uko bwije n'uko bukeye. Ibyo byose byababaje Imana, ariko Uwiteka Imana arakubwira ngo garukiraho mwene data, garukiraho, hunga wibarize inkuge, kubera yuko iminsi turimo ni iminsi mibi cyane. Uhunga umujinya w'Uwiteka. Tujye gusenga. Wowe ucishijwe bugufi n'ijambo ry'Imana, wewe wumva hari ibyo wakemura, ihererane n'Imana yawe usenge, kandi uce bugufi wihanire kureka. Imana irakubabarira. Mwami, turagushimiye, habwa icyubahiro cyane. Kristo warakoze cyane, we waratwitangiye ku musaraba i Gologota, waturebereye igitambo kizima cyera gishimwa n'Imana. Aba bantu rero bacishijwe bugufi, ni ukuri Mwami Imana ntago bagenze neza, ariko bababarire, ubejeshe amaraso yawe, maze ukureho inzandiko zose zabaregaga, izo zose uzitwikisha umuriro, mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze cyane. Amen. Imwakire imbabazi z'Imana. Imana irabakunda cyane, kandi mugambirire mu mutima yanyu kudasubira mu cyaha ukundi. Amen.